Bakunzi b'aba makiyaje, uyu munsi tugiye kuganira turebe uburyo wakwikorera scrub mu buryo bworoshye igatuma ugira uruhu rworoshye kandi rufite itoto. Ubundi scrub ni ubwoko bw'isabune ituma uruhu ruba rushya, zikorwa ku buryo ziba zirimo utuntu duto tukagukuba uruhu rwose rwari rushaje rukaba rwavaho hagasigara uruhu rushya. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ukuntu umuntu yakwikorera mu rugo scrub n'ibintu asanganwe bitamusabye kujya kubishaka ahandi. Bimwe mu bintu rero uzakenera harimo isukari. Iyi nicyo bita exfoliant muri scrub. Ni twa tundi noneho tuba duhanda umuntu acisha ku ruhu. Iyacu bikozwe n'isukari, ni ukuvuga niyo ikora akazi nyamukuru ko gukuraho uruhu rushaje hakagaragara uruhu rushyashya. Isukari isanzwe niyo ikora neza kurusha isukari y'umweru, cyane ko yo iba yoroshye cyane. Ikindi uza gukenera ni ubuki. Ubuki bwiza bw'umwimerere. Ubuki ni ingenzi ku ruhu, rufasha kugumana ikizwi nk'itoto cyangwa se moisture mu ruhu. Ubuki kandi bukiza ibiheri ndetse n'ibindi bibazo byinshi ku ruhu nk'amatashi y'umukara. Ni niyo mpamvu bukoreshwa muri maske nyinshi z'uruhu, ari nayo mpamvu uyifashisha uyu munsi nko gukora scrub yawe ukenera mu rugo. Ikindi ukeneye ni indimu, ibamo vitamine C ifasha uruhu gucya, ikarukesha biri naturere, nta binyabutabire byakwica uruhu bindi byongewemo. Ku bantu bafite inkovu cyane cyane indimu irabafasha burya ngo gusibanganya vuba, ariko umuntu ufite uruhu rukanyaraye kandi rwumye si byiza ko yakoresha indimu, ahubwo umwanya w'indimu ashobora gushyiramo bicarbonate de soude. Ikindi ni amavuta ya olive. Aya mavuta ni meza kuyisiga ubwayo, atuma uruhu rero ruba rwiza kandi rugacya. Muri iyi scrub rero tugiye kugufasha gukora wifashishije ibintu ufite mu rugo, by'umwihariko wakoresha aya mavuta kugira ngo agufashe kugira uruhu rwiza. Urabanza rero ukavanga isukari nke, indimu n'ubuki n'amavuta. Ku bashaka gupima wakoresha ibiyiko bibiri by'isukari, kimwe cya jus y'indimu, kimwe cy'ubuki n'igice cy'ikiyiko cya olive oil. Gupima si ngombwa, icyangombwa nuko birangira isukari ibaye nyinshi ku buryo itayenga igahindura ibara kubera ibintu byose wayivanzemo, ariko ikaguma ikomeye ukuntu. Iyi scrub rero kuba byifuza wanakora nyinshi icyarimwe, gutyo ukazajya ukomeza uyikoresha igihe kirekire udahora uyikora buri munsi. Ukayishyira mu gakopo kabugenewe, utu twitwa twa isagenique dupfundikirwa, ubundi ugashyira muri frigo. Nubwo iyi scrub yoroshye kuyikora ikaba itanahenze uyigereranyije n'izigurishwa ku isoko, ikora ibintu byinshi. Ishobora gutuma uruhu rusubira kuba rushya, ikaba yagukiza ibiheri cyangwa se ikabikurinda, igakesha uruhu, ikanakuraho inkovu ubaye uzifite, ikanoroshya uruhu. Uko ikoreshwa rero, urakaraba mu maso n'amazi y'akazuyazi, nihamara kumuka urasiga mu maso ku mubiri ukoresheje ya scrub, ukomeze usiga ya sukari ikomeze kugenda igufasha kugira ngo uruhu rwawe rurusheho kuba rushyashya. Ubirekereho mu minota 15. Mu gihe uri kwikaraba iminota ishize, utosa intoki zawe ukazikoresha kwikuba gake gake kugeza aho isukari itangiye kuyenga kurushaho. Warangiza uyikaraba n'amazi y'akazuyazi. Ukimara kuyikoresha wumva uruhu rworoshye, ariko ntabwo impinduka ihita igaragara. Nyuma wisiga amavuta meza yabugenewe akozwe n'ibinyabuzima by'umwimerere. Ibyiza ni ukuyikoresha 2 mu cyumweru. Nyuma y'ukwezi uyikoresha uzatangira kubona uruhu rwawe rwakeye, amatashi y'umukara yavuyeho, ibiheri bimwe na bimwe byakize n'ibindi, bityo bigufashe kurushaho kugira uruhu rwiza. Ubu ni uburyo ushobora kwitegurira scrub yoroshye wifashishije isukari, ubuki, indimu ndetse n'amavuta ya olive waba ufite mu rugo. Niba wifuza ko hari ikindi twaza kuganirizaho, watwandikira muri comment, hanyuma tukazabikubwira nabyo uburyo bikorwa.